Murakoze cyane, nitwa Kanani Theogene, perezida wa Ibuka umurenge wa Mageragere. Umurenge wa Mageragere wari utuwe n'Abatutsi bagera ku 7,000. Hanyuma iyo dukoze ibarura usanga nta Batutsi 350 barokotsemo. Rero habayeho ku barokotse Jenoside bahuye n'ibintu bikomeye cyane, inzira y'umusaraba rwose barababaye cyane, kandi dushimira n'abarokotse uyu munsi bemeye kubana n'ababiciye, uyu munsi bakaba bameranye neza. Uyu munsi n'ubu twari tuvuye ahantu hamwe mu kagari ka Mataba kujya gushaka ahantu baturangiye icyobo kirimo imibiri, ariko kubera ko tutabonye amakuru neza y'abantu bazi icyo cyobo, uyu mwanya turacukuye tubasha kubonamo imyenda, hanyuma dufata umwanzuro w'uko tugisubika, nyuma yabwo tukashaka abo bantu bandi bagizemo uruhare kugira ngo nabura batubwire nyirizina icyo cyobo aho kiri, tukazasubiraho kujya gucukura tukareba imibiri y'abantu bacu tukayishyingura, kuko hari imibiri myinshi tutarashyingura. N'urugero nanjye hari ababyeyi banjye ntarashyingura, ntarabona imibiri yabo kugira ngo nishyingure. Nk'uko u Rwanda rwacu rwifuza ko Abanyarwanda bose babana neza, turifuza yuko aba bantu bireze bakemera icyaha, nabura batera intambwe bakatwereka imibiri y'abantu bacu aho bari n'aho babashyize, kuko abenshi barahazi, tukareba iyo mibiri yacu ahantu iri tukayishyingura mu cyubahiro. Byatunezeza cyane kurusha, tukanabana cyane kurusha uko tubana. Twebwe tubifata nko kubeshya, kuko ntabwo umuntu wemeye icyaha agasaba imbabazi yarangiza agahisha amakuru, bene uwo nguwo ni imbabazi za nyirarurashwa, ntabwo ari imbabazi zeruye. Twebwe ko twabitojwe gutanga imbabazi turazibaha, ariko tukanabasaba yuko nabura nabo imbabazi twabahaye bazi tugaragariza mu bikorwa, bakatwereka imibiri y'abantu bacu kugira ngo tubashyingure. Nta mpungenge dufite ko dufite ubuyobozi bwiza kandi butureberera, nk'abacitse ku icumu ntazo twagira, kubera ko dufite amahirwe y'uko ubuyobozi bwacu bwabigishije bukabatoza kubana n'abo bahemukiye. Natwe tubiteze nk'abantu bagiye kuza baje basanze, kandi noneho bazatubwira amakuru neza y'abantu bacu kugira ngo tubashyingure mu cyubahiro. Twabonye yuko urubyiruko ari rwo rwigishijwe intwaro gakondo kugira ngo rubashe kwica. Uyu munsi rero urubyiruko ari urubyiruko rw'abakoze Jenoside, ari urubyiruko rw'abarokotse. Icyo tubasaba n'uyu mwanya, tubasaba kujya mu biganiro kugira ngo babashe kwiga, bige amateka y'u Rwanda, bamenye n'ibyabaye, bavutse bakabibona cyangwa bakaba babibwirwa. Tubasaba yuko babasha kujya ku mbuga nkoranyambaga, babasha kunyomoza ibyo abantu barimo kuhakana yuko nta Jenoside yabaye mu Rwanda. Babashe kujya ku mbuga nkoranyambaga, babasha kujya ku ma YouTube, babashe kuvuguriza ibyo bintu byose, kandi tubasaba yuko babasha kubaka igihugu cyacu nk'urubyiruko, kandi batera ikirenge mu cyababanjirije uyu munsi, bakurikije ibyo Perezida wa Repubulika adutoza. Tugarutse gakeya ku ngengabitekerezo, hari amakuru amwe n'amwe twagiye tubona mu mudugudu umwe w'akagari ka Nyarurenzi, habayeho gutema itiyo y'abarokotse, habaho kubatemera imyaka. Ibyo nabyo ni ingengabitekerezo, nubwo batabashije kubonwa abo bantu, ariko urumva iryo naryo ni ihohotera. Icyo dusaba, turinginga umuntu wese w'umunyarwanda yirinde kwijandika, yirinde kongera kudusubiza mu mahano twavuyemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, babyirinde. Turasaba umuntu wese n'ufite ingengabitekerezo mu mutima we, turamusaba yuko yayigumana mu mutima we udashaka kubireka,
ariko akayigumana mu mutima we atayisohoye mu banyarwanda, ko dufite u Rwanda rwiza rumaze kwiyubaka kandi rumaze gutera imbere, rumaze kugera ku bikorwa by'iterambere. Ntabwo twifuza rero ikintu gishobora kugaruka gusenya ibikorwa by'iterambere u Rwanda rwacu rumaze kugera. Umurenge wa Mageragere ntawo dukeka cyane, ariko abantu ntibazibura, ko akenshi mu murenge wa Mageragere mu gihe cyo kwibuka hagiye habaho abantu bafite ingengabitekerezo bashinyagurira abarokotse, hanyuma abo barafashwe barafungwa. Kugeza uyu munsi muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 nta zindi ngengabitekerezo twagiye tubona. Ubutumwa naha abacitse ku icumu bagenzi banjye mpagarariye ni ugukomera, kandi bagakomera nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo twibuke twiyubaka. Nabasaba gukomera kandi bakiyubaka, ntibaheranwe n'agahinda, bakabasha kwiteza imbere batabasha guheranwa n'agahinda ngo bagire ibindi bintu, bafatanya n'inzego z'ibanze, ubuyobozi bwacu bwite bwa leta, bakora imirimo ya leta kandi bubahiriza amategeko yose nk'uko umunyarwanda wese asabwa. Umurenge wa Mageragere turashimira Inkotanyi, turashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda barangajwe imbere na perezida nyakubahwa Paul Kagame, baturokoye, badukuye ahaga, badukuye ahabi, barababaye. Turabashimira kuko iyo batatugoboka nta mututsi n'umwe wari kurokoka mu murenge wa Mageragere, dukurikije ukuntu bahigwaga n'ukuntu bahigishwaga imbwa, nta n'umwe wari kurokoka. Ariko Inkotanyi zagize neza, dushimira n'abahutu bamwe nabura nabo batagize uruhare mu kwica abatutsi, ahubwo bagize uruhare muri bamwe bakabahisha, nabo barakoze.